ibintu bikora ku marangamutima umuntu amaze igihe yemera anabikora tujye mu uwo mujyo duhe tekinike umuntu yakoresha kuko urumva gufata umuntu maze imyaka wenda tuvuga 10 yemera ibintu nkuko mwabivuze uko wemera nako kutekereza ukemera ni nakukora kugira ngo ubihindure ibyo bintu birashoboka. Reka ntangira urugero rworoshye ubanza kureba ngo behavior nifuza imyitwarire nifuza ibangamiwe n'iyihe myitwarire. Ndongera ngaruke ku isuku wari uvuze ibijyanye n'ubukungu ubwo wenda twaba turimo kurwanya ubukene n'urugero tuvuge no kurwanya ubukene n'ubundi turwanya ubukene noneho dushishikariza umuntu kuba yabika amafaranga make kuyo yinjije n'urugero kusevinga muri make. No kubera iki abantu bata saving ubwo ubanza gukora ubushakashatsi kumenya koko badasevinga ku kigero kingana gute wenda kuri abantu bata muraho neza murakaza neza nanone kuri Imena TV nkuko twabibabwiye rero tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro byiza bihindura ubuzima bw'abantu nkuko musanzwe mumenyereye. Rero uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu Anastase Rwabuneza. Uyu munsi nyuma ya expertise na CV yiwe nziza n'abantu bamumenyereye mu gihe kirekire tugiye kuganira kuri topic ishobora kuba yavugwa wenda mu ndimi z'amahanga icyo twakita social behavior change communication cyangwa guhindura imyumvire. Nagira ngo nk'aka kanya mudufashe mutubwire ubundi guhindura imyumvire ni iki cyangwa se iyi social behavior change communication ni iki mu magambo make kugira ngo dukurikiye bacyumve. Urakoze cyane. Iyi topic cyangwa insanganyamatsiko iri scientific kugira ngo badukurikiye baze kumva ko bisaba gukurikira neza bazaduha ibitekerezo n'ibibazo bijyanye n'iyi topic tugiye kuvugaho. Bivuze utangira ko ari social and behavior change communication. Umuntu akoze translation iri direct wavuga ko ari nka itumanaho rigamije guhindura imyumvire cyane imitekerereze ariko cyane cyane imikorere imigirire. Mbere yuko wenda tubisobanura mu buryo bwimbitse science igenda yevuriwa cyane cyane social sciences science y'ubumenyi nyamuntu hari igihe bavugaga IEC information education communication cyangwa IEC information education communication. Waba ukeneye ibanga ry'ikoranabuhanga ryakugeza ku bukire bwihuse urashaka se guteza imbere ubucuruzi bwawe ukoresheje ikoranabuhanga rigezweho Mix Venture ni umufatanyabikorwa wawe mu guhindura inzozi zawe zikaba impamo. Muri Mix Venture dukora systeme zifite umwihariko website na mobile apps bijyagufasha kuzamura ubucuruzi bwawe tukagufasha kandi gukoresha neza imbuga nkoranyambaga no guteza imbere isura yawe kuri internet byose ku biciro byiza. Muri Mix Venture kandi niho wakura abahanga bagufatira amafoto n'amashusho bikeye ibyapa n'ibishushanyo bigaragaza ibyo ukora bigakurura abakiriya ndetse na documentaire zikoranye ubuhanga n'ubunyamwuga. Tugane kandi niba ukeneye kwimenyekanisha gusesengura isoko cyangwa se gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI bikagira uruhare mu iterambere ry'ubucuruzi bwawe. Ibirenze kuri ibyo ngibyo dufasha kubaka ubunyamwuga dutanga amahugurwa afasha ikipe yawe gutsinda. Ngaho rero fata icyemezo uze dufatanye guteza imbere ubucuruzi bwawe. Ukeneye ibindi bisobanuro wadusanga kuri website yacu ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri address ubona kuri screen yawe. Noneho bigenda byevuriwa bitewe na ukuntu bigenda bishyirwa mu bikorwa nicyo icyo kintu kiba kigamije. Ubundi information ni amakuru, education ni kwigisha cyangwa uburezi, hanyuma communication nyine nitumanaho niryo rigenda rihuza ibyo bintu byose. Uno kuvuga ubugamije guha abantu amakuru ariko ukanabigisha kugira ngo bahinduke. Niyo mpamvu byakuze noneho bikaba behavior change communication.
behavior change communication bikaba nyine behavior ni imyitwarire cyangwa ni imigirire ni imitekerereze muri mindset cyangwa imikorere kuko ibyo dutekereza uko tubyemera ni nako tubikora nibyo rwose noneho ariko hariho iryo jambo ryitwa change ni ukuvuga uko umuntu asanzwe atekereza uko umuntu asanzwe akora uko umuntu asanzwe avuga uko umuntu asanzwe abigenza turashaka ko bihinduka tuzabigenza dute kugira ngo umuntu uko yabayeho igihe kirekire cyangwa igihe gito bitewe n'imyaka afite ibyo bintu abivemo ave uko yari asanzwe abigenza agiye kubikora uko twifuza hanyuma utaza kumbaza ngo ubwo kuki dushaka guhindura umuntu tukamuhindura uko twifuza hari indi concept yo mu ma NGOs amwe namwe cyane cyane muri UN nko muri UNICEF bakoresha C4D ubwo ni communication for development ni ukuvuga noneho ngo ni byatumanaho bigamije iterambere ntabwo abantu ari kubahindura ntabwo ari propaganda ntabwo ari ugushaka amajwi ntabwo ari uretse ko hari ahantu bigenda bihurira muri techniques kugira ngo rero umuturage kugira ngo umwenegihugu ave ahantu yarari cyane nko mu bukene mu bujiji mu myitwarire itari myiza ava aho hantu akora urugendo kuko ni behavior change ni ugenda uhinduka akora urugendo rwo kuva aho hantu agera ahandi twifuza ko agera bifata umwanya bifata igihe rero muri rusange behavior change communication umuntu yayifata gutyo ni ibikorwa bitandukanye kugira ngo bihindure imyumvire y'umuntu imitekerereze y'umuntu imikorere y'umuntu n'ukuntu agenda ashyira mu bikorwa gahunda ze za buri munsi ne kwibaza kuko tugenda gushyiraho Imena TV twashingiraga kugira ngo tuvuge ku bintu bibiri bikunda gucanga abantu ariko rimwe na rimwe ukabona biranagoranye nk'ikintu cyane cyane ibijyanye n'imitekerereze ndetse no kubona ubushobozi bushobora kugeza ku kwigenga mu bukungu niyo yari intego n'ubu kandi n'ikiri intego nagira ngo dufashe ibintu bikora ku marangamutima umuntu amaze igihe yemera anabikora tujye muri uwo mujyo duhe tekinike umuntu yakoresha kuko urumva gufata umuntu umaze imyaka wenda tuvuga 10 yemera ibintu nkuko mwabivuze uko wemera nako kutekereza ukemera ni nako ukora kugira ngo ubihindure ibyo bintu birashoboka reka ntangira urugero rworoshye birashoboka ariko bifata igihe kirekire nka cya kindi se cyashize ari muri ibyo ngibyo reka nkubwire umuntu umwe mu bantu bakoze behavior change Yesu cyangwa Yesu Yesu yabwiriza inkuru nziza ndafata urugero rw'ahantu nzi neza muri Kiliziya Gatolika uzarebe misa uko itangira uko ikomeza uko isoza ni kimwe kuri Saint Michel kuri Sainte Famille Regina Pacis muri paruwasi yabereye iri muri Chili cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Australia ni batangira ari kwizira ry'Imana Data bagaza gusoza mujyana amahoro ya Kristo bumvisha amasomo abiri bumvisha ivanjiri padiri yabwirije cyangwa yakoze omeri igihe cyo gutura kikagera guhazwa bikagera hanyuma akaza gushimira Imana no gusoza kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ukongera kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru batubwira ko Yezu amaze imyaka 2000 uko byakozwe niko bigikorwa inkuru nziza cyangwa bonne nouvelle the good news of Christ yatangiye ari wenyine atoranya intumwa 12 hanyuma intumwa 12 nazo zigenda zikora churches hirya no hino none byageze ku bantu bose uko tubyumva nuko tubyemera kubera iki twamaze kwemera Imana imwe n'umwana wayo Yezu ubwo nanavuze n'urugero twafashe ahantu wemera ibyo kugira ngo Imana imwe umwana wayo Yezu
na roho mutagatifu umuhoza ko twamaze kubyemera kuki bakomeza kubitwigisha ubwo ngeze ahantu guhozaho ngeze ahantu bita ngo bihoraho iyo umaze kugera mu kanya ndagaruka inyuma njye kuri steps ibyiciro byo kugenda uhindura imyumvire ariko aho ngaho naringeze bahita maintenance iyo wamaze kubona ibintu wifuzaga umaze kubigeraho ndaza gufata urugero ku bijyanye n'isuku iyo wamaze kwigisha abantu gukaraba intoki ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki ukabinyuza kuri radiyo ukabinyuza mu nteko z'abaturage ukaba ufite ukabivugira kwa muganga baje kwivuza bakabimenya ukabinyuza mu makinamico urunana rukabikina ugasanga abantu mu giturage ibyo bita outreach ukabasangayo ukabibabwira ugashyiraho incentives ugatanga ibihembo ukabaza ibibazo bagasubiza mbese ukazagera ukabona abantu bamaze kumva neza banamenye ibyiza byo gukaraba intoki ari ukwirinda indwara z'umwanda zishobora kugera ku bana cyangwa no ku bantu bakuru ukumva barabimenye wabaza ibibazo ugasanga barabimenye ukurikizaho kureba ngo ese barabikora ugasanga wenda babikora ku kigero runaka abatabikora ni ukubera iki wenda nta mazi bafite isabune irabagorera henda ibintu runaka none ushyiraho ibintu bishyigikira ya message bagiye utanga ariko se ko hari aho twasanze amazi ahari isabune ihari nta kintu na kimwe kibura bakaba batabikora kuki batabikora abantu bose bavuye mu bwiherero bakaraba intoki ko tuvuga ko ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki hari igihe urimo gutegura amafunguro hari igihe mbere yo kurya hari igihe gutegura ibikoresho n'amasahani ibikoresho byo mu gikoni uvuye ku bwiherero wakoze ku matungo ibyo ni ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki kandi ukazikaraba neza kwa kundi perezida wa repubulika yabitweretse mu gihe cya covid ugakaraba kugeza igihe intoki ziza kuvuga nyine kwa kundi ubwo ni ukuvuga mu Rwanda amavuta yashizeho umwanda washizeho wakoresheje isabune ifuro ryaje wakoze mu ntoki mu nzara mbese wakarabye neza abantu bose ubu ngubu iyo bavuye ku bwiherero kandi ibyo bintu byose bihari atari ukuvuga ko bidahari tujya tubibona iyo twagiye nko mu nama mu mahoteli mu ma office aho dukorera ibyo bintu byose bihari uwo muntu ko ubutumwa yabwumvishe ko yanabimenye ko ari ukwirinda indwara z'umwanda kuki atabikora ni ukuvuga ngo hari kumuha knowledge kumuha ubumenyi akabyumva akabimenya noneho yamara kubimenya ukareba ko agira practice iyo yagiye muri practice nk'uko tujya mu misa ku cyumweru ntawe duhatiye kujyayo aba yaremeye aba yarahindutse ni ukuvuga aba yarabaye changed behavior ze ziba zarahindutse noneho akava mu bwiherero agakaraba intoki ntawe ubimwibukije ntawe ubimubwirije ubona ko abana bo rwose barabikora kuko babyigiye ku ishuri ubu byabaye education bakiri bato niyo mpamvu tumaze iminsi dukora ibiganiro ku mbonezamikurire y'abana bato uko umurezi akiri muto niko akura noneho rero iriya maintenance niyo navugaga iyo amaze kubona ubumenyi akaba yaragiye no muri practice yaratangiye kubishyira mu bikorwa ntabwo uhagarika kumuha ubutumwa oya niyo mpamvu misazi kiba niyo mpamvu gadigisimi cyigishwa niyo mpamvu hanyuma reka twari kujya ku rwego rwo hejuru rumeze gutyo tujye ku muntu ku giti cyiwe nk'ubu ngubu ndi sure nkaba narashatse cyangwa nizeye ubumenyi mfite ku kintu kijyanye wenda n'ubukungu n'urugero ukaba ushaka ko abantu babwakira bakanagerageza kubishyira mu bikorwa ubundi ni izihe nzira wacamo kugira ngo abantu ubashe tufate nk'urugero nk'urwo ngurwo kugira ngo abantu babashe kugerwaho ubwo butumwa bagera igihe cyo kubishyira mu bikorwa nibarangiza cyangwa nuko nabyo bizakenera iyo myaka hafi ibihumbi bingahe oya ushobora kuba short term ushobora kuba igihe gito bishobora kuba igihe cyo hagati ushobora no kuba igihe kirekire akenshi bikunda gukorwa mu bintu by'imishinga umushinga hari ubwo ufite imyaka 5
cyangwa 10 bitewe n'ukuntu yagiye yongerwa cyangwa igakomeza igenda yongerwa kubera ko ifitemo icyo gice cyo guhindura imyumvire y'abantu kugira ngo bizagere nyine ku rwego rwifuzwa. Ni ukuvuga rero iyo urimo gutegura ubwo butumwa izo message uzatanga ubanza kureba ngo behavior nifuza imyitwarire nifuza ibangamiwe n'iyihe myitwarire. Ndongera ngaruke ku isuku wari uvuze ibijyanye n'ubukungu ubwo wenda twaba turimo kurwanya ubukene n'urugero tuvuge no kurwanya ubukene n'ubundi turwanya ubukene noneho dushishikariza umuntu kuba yabika amafaranga make ko yinjije n'urugero kusevinga muri make. ni ukubera iki abantu bata saving ubwo ubanza gukora ubushakashatsi ukamenya koko badasevinga ku kigero kingana gute. Wenda kuri abantu batarenga 5% nibo basevinga. Ni ukuvuga hari ikibazo. Abantu bangana gutya ku ijana bari mu bukene. Abantu bangana gutya nyine ukaza kureba ugasanga niye mpamvu ituma abantu badasevinga. Cyambere ushobora gusanga ari ubumenyi badafite ntabwo bafite iyo saving culture muri bo nta hantu bigeze babibona ibintu byo gusevinga iki gusevinga ryari. Ushobora gusanga babiterwa n'ubumenyi buke, ushobora gusanga babiterwa niyo culture nkuko nari mbivuze ariko ushobora no gusanga wenda nayo amafaranga batayafite. Niyo mpamvu nakubwiye ngo message iherekeza igira ikiherekeza. Ushobora gukorera imishinga ituma binjiza ariko nanone bakinjiza ntiba saving. Ikibazo gikomeza kuba imyumvire. Noneho rero izo behavior zibangamiye umuco wo gusevinga ndakora iki kugira ngo ziveho noneho bagere ku muco wo gusevinga bave kuri 5% bagere ku 10 mu mwaka umwe bagere kuri 20 mu myaka 2 wenda umushinga w'imyaka 5 uzaje kurangira bageze kuri 80%. Kuko nanone abantu bagenda bigira ku bandi uyo kamuhamya nore akamuhamya. Noneho rero ubwo butumwa uravuga ngo nzabunyuza he? Ubuse nafata ubutumwa bujyanye na saving mu giturage nkabucisha kuri televiziyo ikaba ariwo muyoboro cyangwa rukaba ari rwo rubuga numva rukwiye rwo gutanga ubwo butumwa. Igisubizo ndumva ari woya. Abo bantu media ba accessing aniziye tuzi ko bahurira mu nama mu bimi ushobora no kubakorera bya bimina bakajya bikoreramo inama bakagira ababibaganiriza kubazanira abasevinze bafite iyo culture ukuntu bagiye batera imbere bakaza kubaha ubuhamya. Ariko nanone muri za nama zabo za buri munsi ubutumwa bukabugahoraho. Ese bumva radio igihe kingana iki nacisha ubutumwa kuri radio? Ese n'abakristo n'abayisilamu ntago bemera niba ari abakristo basengera he cyane abanyamadini babafiteho iye influence wavugana n'abanyamadini mu butumwa nabo bakabudutangira. Ese kumuza abantu bita abahwituzi wabwira umuhwituzi wacu buri mugoroba yabagiye kuryama bibakitse imirimo agaca muri quartier yagenda avuga mwibuke gusevinga abahembwe uyu munsi abahembwe abakiriye mu kimina mwibuke gusevinga amafaranga kubera ugenda unabereka inyungu igihe babikoze n'ingaruka igihe batabikoze ugahozaho rero ukamenya ko wacishije mu miyoboro wa accessing. Niba bakunda kujya kunywa agacupa ukabasanga mu kabari cyane ukabasanga mu kabari ariko ukamenya no kwadabutinga ubutumwa nibyo nakubwiye ngo biri scientific ukamenya ubutumwa ubaha nko mu kabari ubasanze mu kabari tuvuga no gusevinga shaho uziko hari ibihugu bimwe abantu bajya kubwiriza mu kabari kubwiriza ijambo ry'Imana kubera ko abantu niho basanze reka muri abanyakabari bose nayo ni behavior change abantu bagomba guhinduka. Ntago mu kabari necessarily ari ahantu bajya gusindira bashobora no kujya kuhaganirira bashobora kujya kuharuhukira kubera ko uko tugenda dutera imbere ntago ari ngombwa buri gihe guhora mu rugo rw'umuntu. Ushobora kumubwira ko dufitanye gahunda duhurire mukavugana hoteli muhuriramo cyangwa akabari muhuriramo cyangwa moteri muhuriramo
iyo myumvire nayo urumva ko dufite akazi kenshi muri domene zose twahindura abantu ntabwo bivuze ko umuntu ugiye mu kabari bagiye gusinda ni ukuvuga rero mu kabari abantu bakunda kureba iki umupira niba uyu munsi ubwo bamenye umunsi twakoreyeho ikiganiro niba Paris Saint-Germain buze gukina na Arsenal nkora iki wazana umuhanzi muri mita akaza mu gihe barimo kuganira uko mita ya mbere irangiye akaturirimbira indirimbo ivuga ibyiza bya saving kubera ko mu kabari ntabwo uri bufate ijambo nk'uko warifata mu nama ariko umuntu ucuranga mu kabari indirimbo iraryoha ni ukuvuga ngo umuntu umusanga ahari muri comfort zone ye arimo ubutumwa akabwakira utabumuhatiye ni nayo mpamvu bifata igihe kirekire kugira ngo azabwumve ariko ugenda umwereka ibyiza byo gukora ikintu n'ingaruka zo kutagikora ubu se ko mbona ibintu byinshi ushobora kujya nko mu kabari cyangwa habera match kuki ntajya mbona wenda nka Ministry of Finance iri gukora nk'ikintu kijyanye n'iyo saving cyangwa ngo tubone Ministry of Health irimo iragenda usibye kubyandika ku icupa ko ku icupa haba cyangwa se ko haba handitseho ngo munywe mu rugero kandi icupa ryose bizaba byanditseho ntibamwe mu rugero biba byagenze bite buriya hari igihe baravuga ngo imiti ikoranye hari kampeni irimo ubu ngubu ntabwo ndi buvuge uburyo irimo kugendamo ariko ndayizi ko irimo yitwa ngo tumwe mu rugero tumwe rese inzoga si iz'abato ni ukuvuga ntabwo ari kampeni yakorwa umunsi umwe cyangwa ngo ikorwe ukwezi kumwe cyangwa ngo ikorwe umwaka umwe ni uguhozaho niyo mpamvu ubona ku itabi handitseho ngo itabi ririca ko barinywa siyanse ni nyinshi hari igihe ukora behavior change nakubwiye ko akenshi iba no muri secteur ya sante ariko hari n'abandi baba barimo gukora promotion kandi ni siyanse zenda gusa urimo uravuga ububi bw'itabi ariko hari n'umuntu urimo gukora promotion y'itabi kubera ko niyo business ye ugasanga rero kandi abantu b'itabi ntibafite platform nimwe yemerewe kuba bakamamaza kwamamaza itabi bararyamamaza gute none se ubwo ngubwo iyo ushyize icyapa ahantu runaka cyangwa niyo itabi riri muri reyo ukabona neganewe kuvuga marike z'abandi ukabona harimo X hano harimo Y hari n'izo bavuga ko ari iz'abasirimu umuntu akarinywa gusa kugira ngo yitwe umusirimu hari n'igihe cyabayeho umusore akajya kurambagiza afite ipaki y'itabi cyangwa n'umubyeyi bamwakiriza bakamwakiriza itabi no mu muco wacu kwa kundi baherekeza abantu ngo mudushyirire umusaza intashyo bakamuha ikibabi cy'itabi habaye inyigisho zikomeye abantu bahoze basangirira ku mihaha babivaho abantu bahoze basangirira ku icupa bagenda batangira kunywesha ibirahure hari ibintu byinshi nyine nakubwiye izo message ariko hagomba gushyirwaho na infrastructure kuko ntabwo wabwira umuntu ngo ugiye gukora iki yajya kugikora ntabibasha ntabwo umuntu ngo akaraba intoki adafite amazi ntiwamubwira gukora siporo kugira ngo abungabunge ubuzima adafite ahantu ayikorera cyangwa adafite umwanya wo kuyikora ni ukuvuga ushyiraho ubwo butumwa ariko ukanashyiraho n'ibiherekeza ubwo butumwa kugira ngo icyo basabye gukora babone uburyo bagikora none ukazajya kureba ko barabyumvise yego babishyize mu bikorwa yego ubona byarabaye ubuzima bwabo bwa buri munsi yego turekera ahangaha cyangwa tumainteninge okay nabyumvise noneho ku rwego ruri rwagutse reka noneho tugiye kuri behavior ni ikintu kigoye guhindura nanjye personnellement nkanjye sanzwe mfite akageso nyine sibyo ariko giye ubwaye ndashaka kukikuramo hari aho biba byafitanye isano n'ibyo ngibyo tutagiye mu buryo bwagutse bwo twabyumvise neza na behavior yanjye nayihindura nte nizihe nzira nanyuramo ari giye ushaka kubyihindurira personnellement namaze kumva ikiganiro numva yuko uko bagiye bubaka ibintu babanje kumenya nimba dufite imyitwarire X turashaka Y ese kugira ngo tuve kuri X ni ibiki bituma bajya kuri X kwanza kugira ngo tujye kuri Y se birasaba iki nabyumvise hanyuma nkanjye mfite wenda akageso tuvuge
runaka cyangwa se imyitwarire runaka wenda iyo abantu bari kuganira ngira nk'ingeso yo kubacamo n'urugero ariko bikambabaza nk'iyo behavior kugira ngo ihinduke wabigenza ute? nakubwiye ko siyanse ya behavior change iri cyane cyane kuri mass ku bantu benshi ariko abantu bajya kuba benshi babaye umwe baba ntitwavuga ngo 15% ejo bazaba 30% baba baratangiye ari umwe umuntu urugo community igihugu rero uko imibare igenda izamuka niko ugenda wacivinga target wari wihaye yo guhindura imyumvire y'abantu uko bigenda gake nabwo ugenda ushaka impamvu ariko kuvuga ngo umuntu ku giti cye behavior nta muntu ugira behavior yisangije buriya behavior aba yarayikuye muri community cyangwa muri society yavukiyemo ahubwo keretse niba ushaka kuvuga character ibyo ngibyo wenda twajya mu byaba ari by'aba psychologue cyane cyane kuvuga ngo uyu muntu arakazwa n'ubusa uyu muntu agacundi mu ijambo uyu muntu avuga arandaga ntazi kuvuga atinya kuvugira mu ruhame bishobora guterwa n'ibindi bintu byinshi wenda nabyo birimo na behavior ariko cyane cyane behavior change nagikorerwa umuntu umwe wenda waba ugiye muri psychology kuvura umuntu ufite ikibazo runaka kimwitwarire kimyumvire cyageze ku rwego rw'uburwayi wenda yarakivukanye cyangwa cyaramubayeho bitewe n'ibihe yagiye ahura nabyo ariko ahanini niyo mpamvu nakubwiye ngo nko muri UNICEF SBCC bayita communication for development ni ibintu bigambiriye kuzamura imbaga abantu batari umwe batari agakundi gato k'abantu ahubwo ari ukugira ngo uteze imbere icyiciro runaka cy'abantu kandi ugira ahantu bakura mu bijyanye n'imyumvire ugira ahantu bajyana bageze ku myumvire wifuza ariko noneho bave ku rwego rwo kubyumva no kubyemera ahubwo babishyire mu bikorwa. Murakoze cyane, reka dusoza hari ikibazo personal manje nibaza ntekereza ko hari n'abandi bakibaza. Uramutse usanze hari imyemerere yagiyeho bitewe nuko hari imbaraga zibiri inyuma mu buryo bwo kwamamaza, mu buryo bwo kubasha kugera kuri abo bantu, warangiza umuntu akagira influence iri negative cyangwa se akajyana akakria behavior, wenda tuvuge nk'urugero nko kwemera ugasanga uhora wemera ibintu bimwe barabiguhaye urabinywa burundu. Icyo gihe nk'icyo gihe impinduka ziba zishoboka cyangwa ntabwo zishoboka? Ubundi muri behavior change wirinda ikintu cyo kuba selective, cyo guhitamo icyiciro cy'abantu, kuko nakubwiye ngo bimwe mu bikoresho twiyambaza harimo nyine ibyandi bita channels of communication, ibikoresho bitwara ubutumwa. Ibikoresho bitwara ubutumwa rero ntabwo biselecting. Iyo ushyize ubutumwa kuri radio ntabwo wavuga ngo nibyumvwe n'abayisilamu gusa cyangwa ngo byumvwe n'abakristo gusa. Ni for development, ni for development, no kugira ngo abantu batere imbere, no kugira ngo abantu bave mu bukene, no kugira ngo abantu bave mu ngeso mbi zishobora kubatera uburwayi, biri muri cyane muri domaine ya santé. Noneho ntabwo rero biba bigenewe umuntu umwe, nta nubwo bijya ku myemerere y'abantu, ahubwo muri ba bantu bashinzwe imyemerere y'abantu nabo twari tugiye gusoza tutakivuzeho. Hari abantu bitwa agents of change, abantu bagufasha kugera ku ntego yawe. No kuvuga umuturage ubundi umuntu umufite influence ninde? Umuyobozi we ku mudugudu, ni mujyanama w'ubuzima babana umunsi ku munsi, ni inshuti z'umuryango babana umunsi ku munsi, ni abajyanama w'ubuhinzi bitewe na domaine dushaka kuba gukoraho iryo hinduka ry'imyumvire cyangwa n'imitekerereze n'imigirire. Abantu bagira influence ku muturage ni bandi? N'abapasiteri n'abapadiri n'abayimamu, kuko barabizera cyane kuko bashinzwe roho zabo. Abo nabo ni agent of change, ntabwo ushobora gukora ubaciye ku ruhande. Uravuga uti ko twifuza ko abaturage biga kwambara inkweto bakareka kurwara imyate n'amavunja,
ubutumwa nabwo mwabudutangiye mu nsengero. Ni ukuvuga ngo bariya abantu nabo bashinzwe imyemerere n'imyumvire ni abantu bari agent of change, ni abantu rwose bafite uruhare mu mitekerereze y'abantu no kubafasha guhinduka. Dusoza rero ikiganiro cyiza, ntekereza yuko byifashije abantu gusobanukirwa uburyo ushobora gucenginga behavior z'abantu n'inzira ugomba kunyuramo. Wadufasha ukatubwira mbere yo kwiga ubumenyi cyangwa gukusanya ubumenyi na nyuma, niki kintu niriye tandukaniro ririmo ku buryo umuntu wari wese yasubiramo iki kiganiro ishuri renze imwe kugira ngo abashe gukusanya ubumenyi? N'ubu navuga ngo tujugunya agatonyanga mu nyanja. Tuvuze bikeya muri byinshi bijyanye n'iyi domaine, ariko ni ukuvuga ngo nta muntu uri mu bwihisho bw'imyumvire mibi ku ngingo runaka. Ushobora kuba uhagaze neza mu bijyanye no kurinda ubuzima, ukora siporo, urya neza, indyo yuzuye, ukaraba intoki, mbese ugerageza gukora neza kugira ngo ubuzima bugende neza. Ariko ukisanga nk'uko twigeze kubitangaho urugero, ibijyanye na saving, financial literacy, nta bumenyi ufite ku bijyanye no gucunga neza umutungo w'urugo cyangwa nawe aho ukora, nta muntu uzi ibintu byose. Ni ukuvuga rero ngo igihe cyose tuba dukeneye kwiga, nta hantu na hamwe tutakisanga dukeneye guhinduka. Management y'igihe, tubyuka sangahe, twitegura gute mbere yo kujya ku kazi, iyo tugeze ku kazi twitwara dute, dukoresha igihe cyacu cyose ku kazi, tukagikoresha akazi cyangwa tugira n'ibindi dukoramo. Iyo tuvuye ku kazi umugoroba wacu tuwukoresha iki, za behavior zacu za buri munsi. Wiyevariwe wasanga harimo negative behavior. Rero dukeneye guhinduka umunsi ku munsi. Nkuko habaho psychologist, ngira ngo natwe abantu bashinzwe behavior change amaherezo tuzaba abakonsulta bakeneye guherekeza abantu kugira ngo mu bijyanye n'imyumvire, imitekerereze no guhinduka, cyane cyane bikajya muri practice, abantu bashobore kubikora. Rero nta muntu uri mu bwihisho, nta muntu uri à l'abri. Twese tugira ahantu dufite negative behaviors zikeneye kuzamuka zigatuma nyine dutera imbere, kuko twabonye ko ari communication for development. Mwakoze cyane rero ku kiganiro cyiza mutugejeje aho ubutaha. Mukomeze mugire ibihe byiza. Dushimira n'abakurikirana Imena TV ko bakomeza nyine kubimena, bakomeza kumva ibitekerezo nk'ibi byiza, babisangiza n'abandi, ndetse n'abatarakora subscription kuri channel yacu bakayikora kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro byiza. Mwakoze cyane, mukomeze mugire umunsi mwiza. Mwakoze nawe.